yavuga iki sera byaye indaya indaya ni so akagabo nawe akagabo ni so gasogo twipiki mu twanturo papa suramuzi tubaye kazi mu kiganiro twashimira kuba mudukwica kwicana cyane yanyu Nyashi comedy abana barihe abana burungano babwira gakuru kamukuru wabo Nyaxo baze batera gatebe mbabwira gakuru aturuka mu misozi yahirengereye cyane kure y'ijwi yacu Kanyabugando Olivier benshi bamuzi nka Nyaxo mwadwenya hubatse izina binyuze mu mashusho asekeje ariko nyuma y'ibitwenge hari urugendo rurerure twuzuyemo imbogamizi ndetse no kwihangana hakazamo n'intsinzi. Honda mazana witwa Kanyabugando Olivier cyane nka Nyaxo umunyadwenya akaba n'umukinnyi aho kimwe mu filime ya Rwanda hize muri Sudo Kigali mu ishami rya PCB Physique Chimie and Biology yatangiye gukina video mu mashuri yisumbuye yakundaga ibikorwa by'imyidagaduro media clubs kubyina kuririmba nyuma yatangiye gukora utuvideo dusetsa akoresheje telefone mbere yo kwinjira muri YouTube cyane yavuze ko yatangiye gukina filimi hagana mwaka wa 2018 yagize uruhare no kwandika filimi no gufasha mu guteza imbere impano za bagenzi be cyangwa impano z'abandi bakinnyi bagendaga bakinana turi kumuziki muri izi filimi ya 2018 hagiye hamekana abandi bakinnyi harimo wa Prince Rami Boy and Fisto gusa niko wagiye tutabwiye ku bihembo yegukanye muri sinema ya Rwanda yagiye agaragara muri comedy bikorwa bya sinema ndetse aza no kuba umwe mu banyadwenya bahatanira ibihembo nka The Choice Award ya 2022 Best Actor of the Year ibikorwa mpuzamahanga muri 2023 yagiye mu Burundi hamwe na Mitsutsu cyangwa se Mitsutsu Comedy na Zabi Comedy mu bikorwa bya Iwacu Comedy Festival. Ikibazo cyo mu Burundi ukuboza 2023 Nyaxo yatawe mu biri yombi ari mu Burundi nyuma aza kurekurwa ibyumweru hafi 2. Ni inkuru yababaje abakunzi be muri rusange ndizera ko nta munyarwanda waba utayizi cyane tubashimiye kumwe mudukurikiye bahe kaze amukurikiye cyane yanyu Nyashi comedy ibintu byacu nakagaruka ciao